ndongera gutera mu ijambo ryavuzwe n'umubyeyi uhagarariye ababyeyi b'abana barangije ahangaha mu mwaka ubanjirije ushize wagaragaje umuco mubi amashuri amaze kwimakaza wo kujya birukana abana bafite amanota yakagombye kubimura bakongeraho n'ikindi atavuze nshaka kongeraho cyo gushyiraho iperereza ku munsi w'amanota bakaza mu bigo by'ishuri bafite baje kuneka ngo bamenye abana batsinze kurusha abandi bakaboneraho kwemerera ababyeyi babo ko bazabaha za buruse cyangwa se kubaha ubufasha bwo gutuma aba bana biga batishyura bakabavana mu bigo bigagaho bakabajyana ku bindi bigo kubera icyo nakwita duhenda abana tujyanye na Minerva ngo kugira ngo bazagaragare mu gihe cy'ibizamini bya leta ko bafite abana batsinda kurusha abandi kandi mu by'ukuri baraje gusarura aho abandi babibye. Tuboneraho kuri uyu munsi kubwira n'inzego zishinzwe uburezi yaba ari ku rwego rw'umurenge cyangwa ku rwego rw'akarere nibwira ko iyi message dutanga nka komite y'ababyeyi bageraho yuko muri inspection bakora icyo kintu gikwiriye kujya gihabwa agaciro kuko burya imitsindire y'umwana habaho imibanire cyangwa se relation iri hagati y'umwarimu n'umubyeyi. Niba umwana by'umwihariko ageze mu isoza ry'icyiciro yararimo akaba arimo yitegura ibizamini bya leta akaba yiganaga n'abarimu bamwigisha bamuzi nawe akaba baza hafite intege abatsinda neza bakaba bazi intege nke aho ziherereye kuko buryo niyo waba wa mbere mu ishuri ntabwo bibuza yuko hari isomo runaka rimwe abiri ushobora kubutsinda ariko wenda ku buryo utari ku kigero cyo hejuru cyane ariko umwarimu wabanye nawe kuva mu wa mbere kuva mu wa kane kugeza mu wa gatanu kugera mu wa gatandatu abazi icyo agomba gukora kugira ngo ahakenewe umwotso aba ari hawushyira ku buryo ugera mu mwaka wa gatandatu ya mitsindire yawe iri hejuru yarabaye myiza kurushaho ukaba watsinda neza kurushaho. Gukura umwana rero ku kigo cy'ishuri ashukishijwe yuko bagiye kumuha buruse akigira ubuntu akajya ku ishuri agezeho bwa mbere nta mwarimu bahaziranye nta bundi buryo bumworohereza kugira na communication n'abanyeshuri bigana kubera ko abagiye kwigana n'abana bataziranye nubwo yatsinda kuko abasanzwe ari umuhanga ariko impuzandengo yari afite ntabwo ibasha kuzamuka kubera yuko aba ameze nk'uri ahantu hamutunguye ari mu gihugu atazi atarimo kwibonamo bikaza kurangira nyine bigize ingaruka kuri performance yagombye kugira kuri resultat final y'ishuri rye. Ubwo rero rwose turasaba inspection ku rwego rw'ubuyobozi bwite bwa leta ko byajya bifasha uwo muco mubi ugacika. Representante legal y'ishuri nyakubahwa umuyobozi w'ishuri banyakubahwa bashinzwe uburezi ndetse n'abandi mufatanyije kuyobora ishuri ababyeyi duhuriye muri komite ihagarariye ababyeyi ku rwego rw'ishuri komite y'ababyeyi mu mwaka wa gatandatu ndetse n'itsinda ridufasha gukurikirana imyigire y'abiga mu myaka ibanza muri iri shuri babyeyi dufatanyije kurerera muri iri shuri n'abanyeshuri bacu barimo kurangiza muri uyu mwaka ndetse n'abarangije mu mwaka ubanziriza ndabaramukije mugira amahoro. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo iteka ryose iyo umuntu ashobora iyo umuntu arimo gushyira imbaraga mu murimo agira ngo arebe ko havamo umusaruro abashyize iryinyo ku rindi abavunika abahangayitse ariko igihe cy'isarura kigeze kandi umusaruro uhari ni ugushima Imana ndetse n'abantu bakishima rwose nk'uko byagenze uyu munsi byaba byanakunze tugaserebura cyangwa tukidagadura. Mu ntangiriro rero zo kuvuga kuri uyu munsi biranyoroheye cyane kuko abambanjirije iby'ibanze babivuzeho. Twafatanyije n'itsinda ry'ababyeyi bageze kuri 5 ndagira ngo mbanze mbabereka ariko ngira ngo mumfashe no kwihanganisha babiri muri bo tutabashije kubana uyu munsi kubera impamvu z'ibyago bagize bitunguranye muri kino gitondo batakaza umuvandimwe wabo abo ni Dr Clementine
wari umbereye vice president, ndetse na Dr Aimable yari umwe mu bajyanama b'ibanze bacu batakaje muramukazi w'uwo mudamu witwa Clementine. Muri kino gitondo bajya gutabara biba impamvu yo kutaza kwifatanya natwe. Mu bo twari turi kumwe mu itsinda rihagarariye ababyeyi ku rwego rw'iri shuri, abo batabashije kuza bagize ibyago, abasigaye ndi kumwe n'abadvisor cyangwa se abajyanama babiri, harimo umudamu w'intwari cyane tumaranye iminsi aremerewe nk'umubyeyi, amezi 9 yaramaze atwite, ariko kandi aho tumuhamagara iteka akatwitaba, ndetse akaba nubwo yitabira inshingano ze nk'umujyanama wa komite y'ababyeyi, akaza ku ishuri kureba ko ibitandukanye bigenda. Madame Zulfat, ndagira ngo wigire imbere aho ababyeyi bakubona ubaramutse. Ndabanza gushimira icyizere bangiriye bakampitamo nk'umujyanama, ariko ndabifashe nk'iby'agaciro, nanjye mbiha agaciro. Nari maze igihe kinini ndi umubyeyi, ariko kuri uyu munsi navuze nti reka nihangane nzi. Twakoresheje imbaraga twari dufite, dukoresha ibitekerezo tubigeza ku babasha gufasha abana. Uko bimeze kose cyangwa umusaruro twiteze uzaba mwiza kurusha umusaruro wabanje. Ntabwo mvuga byinshi ko ababanje babivuze, gusa ndashimira ubuyobozi bukuru, ndashimira n'inteko rusange ifatanya mu kugira ngo abana bacu babashe kugira umusaruro batahana. Murakoze. Arakoze cyane Madame Zulfat. Turi kumwe n'undi mujyanama wa komite y'ababyeyi, ni umugabo witwa Olivier. Mbere yuko aza hano imbere, nagira ngo mbabwire ko twari tugiye kumara nk'umwaka cyangwa amezi 10 tutari kumwe nawe ku buryo bw'umubiri cyangwa physically. Yari afite mission y'akazi mu gihugu cya Djibouti. Mbere yuko agenda twari tumaranye ikindi gihe kirenga umwaka, ariko nubwo yagiye muri mission mu butumwa bw'akazi, ntabwo yigeze yibagirwa inshingano twari dufatanyije muri iri shuri. Iteka ryose ibibera ku mbuga z'ababyeyi yabikurikiranaga, agatanga ibitekerezo, tugafatikanya ku mpinduka nziza twifuzaga ko zibera muri iri shuri, tukajya inama dufatanyije ku byo tugomba gukorana n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo imyigire y'abana bacu igende neza. Kandi ari mu mahanga n'inshingano zitandukanye, rimwe na rimwe n'amasaha turuhukira cyangwa tuba turi mu kazi tutayahuza. Nuwo gushimwa, nawe nagira ngo yigire imbere abasuhuza. Murakoze. Ntabwo byoroshye kubona icyo umuntu yavuga, ariko gusa ndashimira Imana d'abord kuba Musore Janvier yaragize igitekerezo cyo kuriyanta ubushobozi afite mu kwigisha abana. Nkuko ababyeyi babanjije babivuze, yashobora kuyafata akayaguramo amakamyo akajya mu zindi business kandi akunguka akabaho neza, ariko kuba yaratekereje kuzana ishuri hano ni ikintu gikomeye, ni ikintu tugomba kumushimira. Ndashimira ababyeyi bose barera hano, kubera ko iyo umuntu afashe umwana ntamujyane mu ishuri rya leta nk'uko bisanzwe, akamuzana mu ishuri ryigenga, ni igitekerezo, ni icyemezo umuntu afata afite icyizere ko ahantu ajyanye umwana we azahakura uburere, azahakura n'izo ndangagaciro bazavuga haruguru. Ikintu ngewe cyankoze ku mutima cyane ni ibino abana bacu barimo batwereka, cyane cyane iriya kinamico. Ngira ngo iriya kinamico irimo ibintu byose birebana n'ubuzima bw'ishuri, yaba ku ruhande rw'ababyeyi, yaba no ku ruhande rw'abarezi.
no ku buyobozi muri rusange no kumenya ngo igihugu cyacu intumbero dufite nizi bariya abana ubutumwa babutanze umuntu warebye iriya théâtre abishyizeho umutima message iri clair batubwiye ababyeyi icyo tugomba gukora abana ibyo bagomba gukora abayobozi ibyo bagomba gukora n'ibitagomba gukora ngira ngo babitweretse nk'uko bigomba kugira ngashimira n'Imana kuba uyu munsi nabashije kuba ndi hano twifatanya kwishimira ibyo abana bacu bagezeho ntabwo biba byoroshye iyo umuntu arimo akurikirana imyigire y'abana ari kure uba wumva udatekanye ariko byashobotse nzasubira ku cyumweru gitaha ariko Rehosignol niyo ndi hariya malgré ibindi bintu mbona barimo abatekereza ishuri nkareba kubera ko ndi ku mbuga igihe bisi zatwariye abana yabaye akabazo nkaba nisegura cyane no kuri Janvier ndamustressa cyane kuko iyo niyo naba ndi hariya nkaho kare bakanga ngo bisi yamusize ntabwo njya ku bundi bitanataga Janvier ariko ntabwo ari ukwanga kumuha amahoro cyangwa iki nuko nzi ko nk'uko mwabivuze ubuyobozi bwiza do umwera uvuye bukuru kugera hose ndagomba numva ko iyo mubwiye ikintu harimo iyo message yo kumenya ngo hari akatagenze neza akaba yashaka uburyo abwira n'abandi bakamenya ko ari area of improvement nayo ni contribution umuntu abatanze murakoze mugire umunsi mwiza arakoze cyane Olivier ngira ngo hari no kugira ngo aboneke hano uyu munsi ikiruhuko cy'ibyumweru 2 yari afite ngira ngo yagiteguye cyangwa agisaba akurikije gahunda ya Ecole Rehosignol agira ngo nagaruka mu Rwanda gusura umuryango azabashe no kwifatanya natwe ku munsi nk'uyu nguyu komite ngishimira komite zihagarariye ababyeyi mu mwaka ushize ndavuga ngo umwaka ushize kuko numva rubavuba ariko mu by'ukuri ni umwaka ubanziriza ushize umwaka ubanziriza ushize wa 2023-2024 nari perezida wa komite y'ababyeyi ku rwego rw'ishuri ariko kandi nkaba na perezida wa komite y'abana bigaga mu mwaka wa 6 icyo gihe kubera ko nanjye nari mafite umwana wigaga mu mwaka wa 6 izo nshingano zombi kuzibangikanya n'umwanya bisaba n'inshingano zindi z'imirimo itunga imiryango tuba turimo ntabwo byari byoroshye ariko icyo nshaka gukomozaho nuko uwo mwaka tuwurangije twafashe gahunda y'uko tugira indi komite y'umwihariko y'umwaka wa 6 ikurirwa n'uyu mugabo wabavugishije aha ngaha witwa Theophile ntabwo ndi musabe ko yongera kugaruka gusuhuza ababyeyi kandi yahageze ariko ndagira ngo we n'itsinda bari bafatanyije mu mirimo yo gukurikiranira hafi imyigire y'abana bari mu mwaka wa 6 nubwo twafatiganaga ariko bari bafite by'umwihariko izo nshingano ndagira ngo mbashimire imbere y'aba babyeyi twari dufite ikibazo mu myigire cy'abana bavuye mu mwaka wa 5 bajya mu mwaka wa 6 bamwe muri bo badafite amanota ashimishije niba ntibeshye abo bana bari bageze kuri 12 twari dufite ikibazo cya transport y'abana ndetse n'abarimu baza kwigisha mu masaha atari ay'akazi muri weekend tukagira ikibazo cy'agahimbaza musiki kuri abo barimu kugira ngo tubatere imbaraga bakorane umurava kuko kwitanga baritangaga ariko natwe nk'ababyeyi hari icyo twasabwaga iyo mirimo rero komite ihagarariye ababyeyi bari bafite abana muri uyu mwaka turimo gusoza bigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza komite yabyitwayemo neza irangajwe imbere na Theophile tukajya duhana amakuru rimwe na rimwe tukagenda tunayakurikiranira ku mbuga tuba duhuriyeho zitandukanye aho bikenewe komite y'ababyeyi ku rwego rw'ishuri iketerivena ariko muri rusange akazi komite ya P6 yaragakoze kandi twabonye ko abana barangije uyu mwaka batojwe neza kandi n'abarimu babatojwe bitaweho ku buryo bushoboka kurinda ubwo dusoza umwaka ibintu byose ari n'amakemwe itsinda rya Theophile na Theophile turabashimiye Imana ibamugisha
mbere yuko ngira icyo mvuga ku nzira n'ibitandukanye byakozwe mu myigire nibuvuge muri make kuko byagiye bikomozwaho n'abambanjirije, ndagira ngo by'umwihariko nongere nshimire representant legal w'iri shuri Monsieur Musoni, dukunda kongeraho izina rya Monsieur, abana niko bakunda kumwita, bamwita Monsieur. Mu by'ukuri yarereye igihugu, aradufasha cyane nk'ababyeyi, by'umwihariko ku mwaka wa 2021 aho igihugu cyari cyugarijwe na COVID-19, yaramaze igihe afite ishuri rifite icyo mu Kinyarwanda bita ikiburamwaka, nasari cyangwa maternelle, afite abana ngira ngo bageze mu mwaka wa mbere wa primaire. Kubera ikibazo cy'ubwandu bwari burimo kwiyongera biteye ingorane ku bana kugendera mu mabisi bakora ingendo ndende zibaganisha ku mashuri yandi bigagaho, ababyeyi benshi twaraje tumwikubita imbere n'abana bacu kubera impungenge twari dufite z'uko abana bacu bashobora kwandurira mu mayira bajya ku mashuri cyangwa bavayo. Mu by'ukuri imyaka cyangwa se inyubako yari afite ntizari zihagije kwakira abo bana, ariko yakoze ibishoboka byose kuko twaganiriye nawe ibiruhuko binini bijya gutangira, batangira kongera inyubako zimwe na zimwe azikoresha ibyuma, bagakinga bakagira gute kugira ngo bitegure abana bagiye kwakira. Akora ibishoboka byose ko yari afite abana bagejeje mu mwaka wa mbere, yakira abashyashya baje muri ya myaka za maternelle, guhera muri maternelle ya mbere kugeza mu wa gatatu, yakira abaje gutangira umwaka wa mbere bahuzwa n'abari bawusibiyemo muri cya gihe Covid yari yatumye amashuri ahagarara akamara hafi amezi 10, abana bawusibiyemo n'abashyashya baje baturutse muri top class ya maternelle babasha kubona classe zigeze kuri 4 bahuriramo. Yakira umwaka wa kabiri atari afite ahangaha, yakoze ibishoboka kugira ngo ibyumba bigiramo biboneke ndetse abarimu babone ibikoresho. Yakira abana baje mu mwaka wa gatatu, ibyo ni ibihamya bivuga ngo bitaza kugaragara nk'aho ari ukumusingiza kubera ko tumufite hano imbere yacu. Ni byiza yuko umuntu niba afite ibigwi twazajya tubivuga gihumeka abasha kubyumva, aho kugira ngo tuzabisubiremo twagiye kwitabaro twamubuze ugasanga abantu babiririmba kandi atakibasha kubyumva. Mu by'ukuri Musoni warereye igihugu, natwe n'ababyeyi turagushimira, Imana igumugisha. Icyo gihe ntabwo nari nyoboye komite y'ababyeyi, yari yobowe n'undi mwarimu wa kaminuza waje kugera aho ngaho abona na buruse imujyana mu mahanga gukora ibindi byiciro bya kaminuza. Ngira ngo icyo gihe nibwo natowe n'ababyeyi mba umuyobozi wa komite y'ababyeyi, ariko kuva aho tutangiriye kugeza n'ubu ngubu navuga ngo ubuyobozi bukuru bw'ishuri burangajwe imbere na Musoni Janvier twarabagoye ku buryo bushoboka, kuko umubare munini w'abana bari muri rino shuri, abarimu bari bakenewe ku mubare wabo ndetse n'ireme ry'icyo batanga ahangaha ku ishuri. Haza kuzaho na gahunda ya school feeding kwa abana bose guhera muri maternelle kugeza mu myaka mikuru ya primaire, bagomba gufata breakfast ahangaha, bagafata na lunch ahangaha. Ibyo byose zari inshingano ziremereye kandi zisaba isuku, zisaba abakozi batandukanye kandi babyitayeho kugira ngo abana bo guhurira n'uburwayi mu mafunguro bahabwa hano ku ishuri. Abarimu n'abayobozi babo basabwa kugira ngo babe bafite ubumenyi kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi ahangaha. Rwari urugamba rutoroshye ku buryo komite y'ababyeyi twahabaga duhanganye n'ubuyobozi bw'ishuri, ariko nubwo mbyita guhangana byari bimeze nko guterana ubuse kw'ababyara, kubera yuko ibyifuzo biremereye twagezaga ku buyobozi bw'ishuri nta na kimwe kigeze gisubizwa inyuma ngo batubwire yuko bikomeye cyangwa ko budget yo kubikora idahari cyangwa ko bisaba igihe kirekire. Ndabamenyesha yuko abana dufite ubu ngubu barimo kujya mu mwaka wa gatandatu, mu gihe bari bageze mu mwaka wa 4, ngira ngo nibwo natangiye kuba perezida wa komite y'ababyeyi. Twaje kugira ikibazo cy'uko biyongereyemo n'abandi benshi baza bagana ishuri kubera za mpamvu zavuzwe haruguru z'amashuri ahagarika abana bafite amanota yakabaye abemerera kwiga, ariko kubera ko bafite inyota yo kwigaragaza nk'aho aribo batsindisha kurusha abandi,
bagafata abana bakabaye bimuka bakabasezerera, baza ahangaha ishuri rikabakira, natwe nka komite y'ababyeyi tugatera hejuru, tuteze aba bana ko mubakiriye kandi ibyumba byo twigiragamo bitari bifite ibyari byarateguwe kugira ngo byakire abo ngabo bashyashya. Abana ubucucike bukaba bugiye kwiyongera mu ishuri, abarimu biyongeraho baraboneka gute, ibyumba byo kwigiramo birongerwa bite. Ibyo bikadutera guhora dufitanye ibiganiro bidashira hamwe n'ubuyobozi bw'ishuri, ariko ubuyobozi burangajwe imbere na Musoni Janvier bwakoze ibishoboka byose ku buryo mu mwaka wa 4 ngira ngo no mu mwaka wa 5 byabaye ngombwa yuko aha duhagaze, aha mpagaze hari podium yifashishwaga n'ubundi mu birori nk'ibi ngibi turimo, hahise hahindurwamo amashuri, ibyumba ngira ngo niba atari 3 ni 2. Ibi byuma mureba bimanitse hano hejuru yanjye byari ibyuma bifunze n'ibirahure birimo n'imiryango abana binjiriramo biga mu byumba byiza bitubutse, bafite aeration kandi bikozwe mu buryo butunguranye, ku buryo mu minsi 2-3 warahinguka ugasanga ibyumba 2-3-4 byamaze gutegurwa kandi bitari bihari. Abana bakaba barize ugasanga bashyizemo amashanyarazi, bashyizemo tableau moderne abana bigiraho, abana bakoresha, murabizi yuko tutagikoresha amacaki cyangwa ingwa, ariko ugasanga za tableau zabugenewe zamaze kuinstalwamo. Abarimu bafite ibibafasha kugira ngo babashe kwigisha abo bana, abarimu bakongerwa bakazana abarimu bafite ubumenyi, ndetse n'abo tugaye ishuri rikihutira guhita ribahindura, tukaza no kuverifia yuko ibyo bintu byakozwe bigakorwa, ireme ry'uburezi rikaboneka. Ngira ngo nk'ababyeyi bakurikirana uburere bw'abana baba bagiye bagerageza kuza gusura ahangaha, mwarabibonye yuko itumu dufite abarimu bigisha kuva muri maternelle kugeza mu barimu bari muri P6. Intwari zasigayemo ni zajonjowe zikagaragaza ko zishoboye gukomeza kwigisha muri Ecole Rossignol. Abandi barasimbujwe, tubona amasura mashyashya y'abarimu kandi nabo bahora bakurikirana umunsi ku wundi, ku buryo twagizaho rwose tuvuge tuti noneho tujye turuhuka mu mwanya w'inshuro twazaga ku ishuri mu cyumweru, nibura tuzigabanye tujye tuza nka rimwe mu byumweru 2 tuje kureba gusa performance ko irimo kugenda neza, ariko ikijyanye na qualité y'abarimu, ikijyanye na suivi, ku kijyanye na direction y'ishuri, abitwa ba dosi bashinzwe gukurikirana uburezi bw'abana. Ubisa tuvugana tumaze kugira ba dosi 2. Dufite dosi ubu ngubu wari usanzwe uhari ushinzwe icyiciro cy'amashuri cyangwa se lower classes, amashuri abanza ndetse na maternelle. Tukagira na dosi ushinzwe icyiciro cya upper classes kuva mu wa 4 kugeza mu mwaka wa 6. Abo bose bagahuriza hamwe n'umuyobozi mukuru w'ishuri Directeur Kamari nawe dushimira cyane, bagahuriza hamwe kugira ngo bakore impinduka nziza zishobora gufasha abana bacu gukomeza bazamura ireme ry'uburezi, ku buryo mwumva ari komite y'ababyeyi, ari n'ababyeyi, ari n'abana ubwabo. Uyu munsi twizeye yuko tugomba kubona umusaruro mwiza muri ibi bizamini bya leta birimo bisoza umwaka tuvuyemo, nubwo tutarabibona, ariko ntabwo twabyita kubyina mbere y'umuziki, kuko umudiho uva mu itako, kandi itako ryacu ryari ryaratojwe, ryarakoze siporo, ku buryo twibwira yuko imbaraga zakoreshejwe byanze bikunze zigomba gusunikira aba bana kubona amanota meza. Turabaha amashyi rwose. Kuri uyu munsi nakwita uw'ibyishimo, ndongera gutera mu ijambo ryavuzwe n'umubyeyi uhagarariye ababyeyi b'abana barangije ahangaha mu mwaka ubanjirije ushize, wagaragaje umuco mubi amashuri amaze kwimakaza wo kujya birukana abana bafite amanota yakagombye kubimura, bakongeraho n'ikindi atavuze nshaka kongeraho cyo gushyiraho iperereza ku munsi w'amanota, bakaza mu bigo by'ishuri baje kuneka ngo bamenye abana batsinze kurusha abandi, bakaboneraho kwemerera ababyeyi babo ko bazabaha za buruse cyangwa se kubaha ubufasha bwo gutuma aba bana biga batishyura, bakabavana mu bigo bigagaho bakabajyana ku bindi bigo kubera icyo nakwita duhenda abana tujyanye na Minerva, ngo kugira ngo bazagaragare mu gihe cy'ibizamini bya leta ko bafite abana batsinda kurusha abandi, kandi mu by'ukuri baraje gusarura aho abandi babibye. Tuboneraho kuri uyu munsi kubwira n'inzego zishinzwe uburezi, yaba ari ku rwego rw'umurenge cyangwa ku rwego rw'akarere, nibwira ko iyi message dutanga nka komite y'ababyeyi bageraho, yuko muri inspection bakora icyo kintu gikwiriye kujya gihabwa agaciro, kuko burya imitsindire y'umwana habaho
imibanire cyangwa se relation iri hagati y'umwarimu n'umubyeyi. Niba umwana by'umwihariko ageze mu isoza ry'icyiciro yari arimo, akaba arimo yitegura ibizamini bya leta, akaba yiganaga n'abarimu bamwigisha bamuzi, nawe akaba baza hafite intege, abatsinda neza bakaba bazi intege nke aho ziherereye, kuko buryo niyo waba uwa mbere mu ishuri ntabwo bibuza yuko hari isomo runaka rimwe abiri ushobora kubutsinda, ariko wenda ku buryo utari ku kigero cyo hejuru cyane. Ariko umwarimu wabanye nawe kuva mu wa mbere, kuva mu wa kane kugeza mu wa gatanu kugera mu wa gatandatu, abazi icyo agomba gukora kugira ngo ahakenewe umwotso aba ari hawushyira, ku buryo ugera mu mwaka wa gatandatu ya mitsindire yawe iri hejuru yarabaye myiza kurushaho, ukaba watsinda neza kurushaho. Gukura umwana rero ku kigo cy'ishuri ashukishijwe yuko bagiye kumuha buruse akigira ubuntu, akajya ku ishuri agezeho bwa mbere, nta mwarimu bahaziranye, nta bundi buryo bumworohereza kugira na communication n'abanyeshuri bigana, kubera ko abagiye kwigana n'abana bataziranye. Nubwo yatsinda kuko abasanzwe ari umuhanga, ariko impuzandengo yari afite ntabwo ibasha kuzamuka, kubera yuko aba ameze nk'uri ahantu hamutunguye, ari mu gihugu atazi, atarimo kwibonamo, bikaza kurangira nyine bigize ingaruka kuri performance yagombye kugira kuri resultat finale y'ishuri rye. Ubwo rero rwose turasaba inspection ku rwego rw'ubuyobozi bwite bwa leta ko byajya bifasha uwo muco mubi ugacika. Tuboneraho no gushimira ishuri turimo, nk'uko uwo mubyeyi wari uhagaze icyo cyiciro cyarangije 2023-2024 yabivuze, ko iri shuri nubwo nka komite y'ababyeyi tubashyiraho pressure tubabwira yuko ibyo bakora byo kwakira abana baje baturutse ku bindi bigo bishobora kugira ingaruka ku ireme ry'uburezi ryahawe abo twari dusanganywe bari aha ngaha. Dushimira ishuri ry'uko impungenge twari dufite bakoze ibishoboka byose kugira ngo izo mpungenge ziveho, bagiraho amatimu y'umwihariko, bakora ku buryo abana bagaragara nk'abafite uburyo bajegajega mu masomo runaka, babakorera amatsinda yihariye, bagahabwa n'uburyo bakurikiranwa ku buryo bwihariye butandukanye n'ubw'ishuri risanzwe ryari risanzwe rikurikiranwa, ku buryo nk'ubu by'umwihariko bigeze mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka, dore ko uyu mwaka turimo gusoza w'aba bana bakoze ibizamini by'umwaka wa gatandatu, igihembwe cya kabiri cyarangiranye no gutunganya gahunda yateguwe na Minisiteri y'Uburezi. Mu gihembwe cya kabiri porogaramu yose yari yashyizweho akadomo, ari nako mu ntangiriro z'igihembwe cya kabiri ishuri ryari rimaze gutanga icyizere cy'uko ba bana 12 twari dufite bazamukanye n'abandi bajya mu wa gatandatu, bagaragaho intege nkeya z'amanota yari ari mu kigereranyo cyangwa se impuzandengo iri hagati ya 50 na 65, kandi ishuri ryifuza yuko bazamuka bakajya hejuru ya 70%. Mu ntangiriro z'igihembwe cya mbere z'igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa gatandatu bari bamaze kujya ku murongo, ishuri rimaze kwizera ko bashobora kujya hamwe n'abandi, ya matsinda y'umwihariko bakayavamo bakagendana n'abandi ku murongo umwe, kandi byakomeje bityo kugeza ubwo barinze binjira mu bizamini bya leta. Ubwo rero twavuga ngo rwose bravo ariko Lehosinora. Ntabwo rero ni bwizimbe mu magambo kuko byinshi byasubiwemo mbere yuko mfata uyu mwanya, ariko ndagira ngo nongere ngaruke ku myitwarire imwe n'imwe y'ababyeyi dufatanyije kurerera aha ngaha, by'umwihariko ku bijyanye no kwishyura iby'ishuri ridusaba. Mu by'ukuri hari ababyeyi bafite uburyo batitaye ku byo abana bakeneye hano ku ishuri, kandi ikibabaje kurushaho bakaba atari ababyeyi wavuga ko bafite ubushobozi buke kuko batabashije kwishyurira abana babo ibisabwa aha ngaha ku ishuri. Kuko nka komite y'ababyeyi turabandikira tukabaha za message zibakangurira kwihutira gusoza cyangwa gutunganya iby'ishuri ribasaba, ariko ugasanga biteye agahinda kubona hari ababyeyi bagera ubwo umwaka ujya kurangira hari umubyeyi utari waza kubonana n'ubuyobozi bw'ishuri, kandi ugasanga ari mu mwenda w'ibihembwe 2-3 ishuri rikamworohera. Ndagira ngo nongere mbabwire yuko kuri gahunda y'ibizamini abana bacu bakora mu yandi mashuri atari nayo mu mwaka wa gatandatu, igihembwe cya mbere ibizamini bitegurwa n'ishuri, igihembwe cya kabiri ibizamini bigategurwa n'akarere, igihembwe cya gatatu ibizamini bigategurwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini NESA. Bivuze yuko ishuri ridafite ubushobozi
nubwo bitari no mu muco waryo nubwo ubuyobozi bw'ishuri bwaba bwarakaye, ntabwo ari ibintu bikwiriye ko ishuri ryasohora umwana mu kizamini ngo ni ukubera yuko atishyuye minerivare cyangwa atatanze ibindi ishuri rimusaba, ngo kugira ngo bakunde bahe motivasiyo umubyeyi akunde akangukire kuza kwishyura iby'ishuri rimusaba, kubera yuko niba ari ibizamini byateguwe n'akarere, ikizamini kigera ahangaha saa 11 za mu gitondo cyangwa saa 6 z'ijoro, abana bari bugikore mu gitondo mu rwego rwo gukumira ibindi byose byatuma hari fraude yaba mu bizamini kugira ngo abana babone kuri ibyo bizamini. Bityo rero umwana yaba atirukanwe mu kizamini, umubyeyi akavuga ati ese ubundi pressure mfite ni yiki, umwana ko yakoze ibizamini ubundi amafaranga bansaba na yiki. Hakabaho n'ababyeyi bafite umuco mubi kurutaho, waho umwana arangiza umwaka yamaze gutsinda ibizamini, ari mu wa mbere ari mu wa kabiri, akavuga ati noneho aho kugira ngo bakomeze kumurikirana bagishize ibirarane by'uyu mwaka mvuyemo, reka umwana mutware mujyane ku kindi kigo cy'ishuri, bityo ibyo nishizwaga muri uyu mwaka ndangije ntabwo ndibuze kuba ngibisabwa, ubwo natangirana n'ikindi kigo ku mwaka ukurikiyeho. Murabyumva ubwo buryo bumeze nk'ubwesukuro buvuka imbere y'ababyeyi bafite inshingano zo gukurikirana abana. Ni ikintu kibabaje kubera ko ubona iri shuri ni ishuri ryigenga, ibikoreshwa ahangaha byaba ari kwishyura abarimu, byaba ari ibyo abana bafungura ahangaha kuri breakfast ndetse no kuri lunch, byaba ari ibihembwa abakozi bakora amasuku ahangaha, yaba ari inyubako zubakwa ahangaha, yaba ari ugusana ibyangiritse n'ibindi byose ntiriwe ndondora bikoreshwa kugira ngo ubuzima bw'ishuri bushoboke, bigomba kuva mu bushobozi twebwe nk'ababyeyi twatanze.